ese ko urusetsa bigenda bitubwo ngo guhita umwikarumana wajya kuzana imikino ku mudamu yacyo agenda ubu uri serious ntago ahita amenya ko ari wowe mwaramujyana arikaruma ariko ubusanzwe nyine kubera ko urugo nyine atari urugo atari imikino urugo ubwarwo rukudrivinga kuba seriye narwo okay bikenewe mu rugo kugira ngo urugo rukomere ntago wabikinira. Greetings everyone, this is your host Albina, Cine Queen of the Mic, the good girl in the city, and right about now this is Legacy TV. If you're a viewer of Legacy TV, go click on the notification button, like, comment, share, because right about now I'm bringing you what we call Legacy of Legends. Right now we are with a legendary in comedy here in Rwanda, Kigali. Muramuzi niwe muntu munini cyane, ahora ari munini imyaka yose amaze igihe kuba mumenya ni munini na nubu aracyari munini. Mumuzi muri se uri koko akaba ari nawe the head UMUTURANYI. Hano mbibutsa ko turi ari Legend Hotel Kigali Kacyiru. Ushaka kunywa citron nk'iyi ndi kunywa wayinywa, hanyuma nimbuze uwo muntu ndi kuvuga tangira wandike muri comments, utangira na liking kuko hagiye gushya. Reka mwakire right now kuri Legacy TV. Let's go. Niriwe neza. Let's go. Kankure muri amarinete mbone kuguha bonga amakuru yawe. Ndumva banakuzi si ngombwa ko wivuga. Ngewe mwenyewe. Clapton Kibonke, karibu cyane kuri Legacy TV. Ahubwo banzu babwire ngo basubscribing kuri Legacy TV. Ngaho se bagire vuba murabizi aho tugeze hangana kubera mwebwe rwose mufate iyi YouTube channel jya hasi ukore subscribe. Eba ndashaka ko eba Albina now ndashaka ko abantu bakora subscribe. Ndabibasabye ngewe babikore nkandi buri munsi murabivuga mubibwira abajyana cyane. Noneho shaka abantu bakasubscribinga just for Clapton. Definitely. Ebana sabuzi zirenga igihumbi zihite zijyaho kubera ndabisabye mu kandi nagiye mbasaba kenshi mukamba. Nanjye mwansabye kenshi nkaba mongere mukore subscribe hano. Nimba arabahaye bakaguha bikorwe. Ni bisenze nizeye mu izina rya Kristo mwami wacu. Amen. Clapton, ndabivuze cyane ni wowe ukuriye urwenya. Ese ni ugiye mu muhanda nje mbwiza ukuri. Ni utambutse ahantu cyangwa ukicara n'ahantu. Ubibona gute ukavuga uti ngiye kuri gahunda zanjye zo gukora urwenya bigeze anga? Najyaga nkunda kubiserereza upcoming comedians. Iyo ugitangira urwenya izina ryawe wongeraho ngo comedian. Yego. Sam comedian, Clapton comedian, Albina comedian. Kugira ngo umuntu utabizi amenye kuri umukomedian. Ariko indoto ubufite nta yindi niyo kubona Clapton bakongeraho comedian atari ko witwa cyokoze bazi icyo ukora muri make. Yongeze mu bantu no kuba comedian birakorohera kuko uri ruyo. Iyo batarakumenya ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo usetsa abantu kuko baba bagushakamo icyo kintu ukajya ushakisha ahantu ngo kiba kwa provingira abantu mbese. Ariko iyo wamaze kubimenya uraguti hayi bagaseka amakuru yanyu bagaseka ngo no kukurira gusa birasekeje. Yego iyo brand bayaramaze gufata. Iyo ngeze mu bantu nkabona barasetse ndavuga Imana ushimwe byarikoze. Ubuze uti Imana ushimwe. Nje nkunda kubona nibyo ushyize hanze cyangwa se postinze ku mbuga nkoranyambaga zawe nkunda gushyiramo Imana cyane. Clapton no kubera iki? Nuko nizera ko ibyo ngewe nkora ntabwo njya nemera ko ari nge muhanga. Kuba nzwi kuba nkora ibintu byanjye bikagenda sinjya nemera ko ndi umuhanga kurusha abandi. Ahubwo nuko nagira uwo mugisha. Iyo ngiye kuryama ikintu nsengera cya mbere nsengera Imana guha igikundira ibintu nkora. Cyokoze kugira ngo abantu batambonamo ubuhanga. Ahubwo babone ibyo nkora ko birimo ubuhanga. No kuvuga ngo wari wabona umuhanzi uririmba ukavuga that guy
azi kuririmba ni vocalist definitely nk'umukunde tu kandi urabizi ko umuntu utayakwemeje nukubera iki nta gikunde nkeka ko ibintu uvuze uti ndi umunyamugisha ntago biri kuvuga mu magambo gusa hano hanze turi kureba ibikorwa ukora hari filme ikomeje ya season 2 y'umuturanyi hari seburiko ukora imaze kwamamara ku isi yose niko navuga hanyuma hari n'abantu bakuboneraho uwo mugisha bamwe mu bantu bavuga uti nje nka Clapton Kibonke professional comedian wo mu Rwanda maze kubera umugisha aba bantu runaka ndagira ngo babwire abantu bakurikiye kamera kakanya za Legacy TV bamaze kuba benshi ariko nabyo nagira ngo mbikubwire impamvu yabyo impamvu bakunda kuvuga ngo ngewe wenda umukino talents zindi nicyo mpemba imana yihaye umugisha ibyo nkora nanjye nihemba kuzamura izindi mpano ntazishakamo profit percentage ngo ndakura akangaka ngo ka komisiyo n'umutima umenetse wo gufasha kuko nanjye imana hari aho yankuye nayo ikangeza tumaze gukorana rero ni benshi ari muri comedy hari barabazi bagomba guhinduka na Etienne hari akana bita Vaneri nako ndanamufana cyane uri barimo ba makanika bamuroje muri film hari ba Rufonsina hari Mukonyine hari Musebeyi hari ni impano nyinshi cyane uvuze Rufonsina mpita nibuka ko vuba aha nabonye award biriya bimeze bite biriya bintu bimeze bite ni credit ikomeye cyane nishimye cyane kuba bamutoranyije kubera filime yanjye natekereje kandi filime y'umwana filime ntoya yo muri lockdown ya mbere ejo bundi urumva rero nta mwaka urashira umwaka urashira kuba mufite main actress kuba mufite film iri muri top 5 mpamya ko umwe ayigira iya mbere undi akayigira iya kabiri bitewe n'uko ayibona ariko muri filime zigera kuri 200 zo kuri YouTube n'izindi tuzi ziri mu ma office na hehe hose kuba filime yanjye iri muzikunzwe ni icyubahiro cy'Imana ni umugisha cyane Clapton sinanabura kubibwira abakurikiye kamera ndumva njewe nkuzi utaranatangira gahunda kera mu modoka sinshobora kubyibagirwa kiragiye warandebye urambwira uti Albina ngiye gukora urwenya kandi ruzakundwa ngiye warabimbwiye twe turi kuri ripe abantu bazinyamirambo kuri ripe ariko ubu ngubu ugeze ku rwego navuga ko biri international kuko nimba umuntu akureba ari mu Bushinwa ari hehe uba wahageze kuko bambutse utagiyeyo n'umuntu ukora akazi nk'akanje w'umunyamahanga waza muri Rwanda yava atamenye nibyo pe agomba kubaza icyo kibazo ngo ninde hano ukaze muri comedy bless up nakujya kwisobanura ngo uranzi ngo ngewe ngo n'ikimbo twa oya gute ukenera ugezweho uransangamo Hallelujah. Clapton tugikomeza gahunda za Legacy TV uravuze uti ndi umunyamugisha hari benshi nagejeje kuri umugisha nanjye nakiriye ubwanje uri umupapa bantu benshi bakunda no kubyandika mu comment yawe nkabibona bakavuga ati ni gute Clapton nimba ari umunyarwenya yego abikora nk'akazi ariko n'ubusanzwe ari n'ukuntu umuntu aba yigirira urwenya asetsa abantu bisanzwe ubihuza gute no kuba waba papa w'umwana ukamukarira ukamubwira uti bebe kora ibi ngibi ntaga kurana bw'agaseka iyo ntashye ntabwo mba ndi umunyarwenya umubyeyi wenda madamu wanjye niwe ubizi n'inshuti zanjye za hafi iyo ntashye nta kindi kintu nkora nshyira hariya imashini nkashyira ikintu kijyanye n'akazi cyose ahubwo nkasabana n'umwana wanjye tukabyina indirimbo z'abana ibitente bikavamo nkamuha telefone yanjye tukikamera nyine umwanya uba usigaye ukuyeho umupira football abantu bakunda football icyo kintu gishobora kindi nkora mu rugo kitari ukuba ndi kumwe n'umwana wanjye ariko navuga ngo ntabwo mba ndi umunyarwenya ndi umubyeyi nk'abandi kugira ngo abone na ya fiction y'ababyeyi ikindi mparanira yuko urwenya nkora undi wese wavuga ko ari ibintu bya fake mparanira ko atabirebera muri njyewe kuko azayibonera umwana wanjye umwana wanjye yiga nk'uwe umwana wanjye yambara nk'uwe umwana wanjye avuga icyongereza nk'iki nyine ntawe uzanseka kubera ko mfite umwana umeze nk'uyu nibyo cyane hari abantu benshi cyane bari hanze bari kutureba b'ababyeyi abapapa n'abamama ufashe umwanya nk'umuntu uri muri navuga muri social media ugaragara cyane ni gute wabifatanyije no kuvuga ati ndashimangiye noneho nshinze urugo mfite umugore wanjye nkunda ndisize hanze ko ntago ari benshi babikora ngo bigende gutyo
icyambere ni urukundo ufitanye n'uwo mugiye kurushingana. Icya kabiri bigabanya akavuyo. Ni ukuvuga ngo wowe ntubona ko ubu mfite akavuyo. Buri musore wese ni uwawe. Gute se? Buri musore wese ubona wawe ushatse byashoboka wabyuka mu gitondo ukavuga uti okay wenda guhinduye giye gufata uyu birakunda. Ibyo rero bigatuma nyine uguma kumva ko ibintu byose ni ibyawe nawe uri private, kuko muri iyi minsi muri gukunda kuba independent mu utagukontora ku mafaranga winjiza isaha utahira n'iki. Ariko ngewe kuva nshatse nubwo umugisha nibwo waje ahubwo mu bikorwa byanjye, kuko natangiye gukora ibintu biri ku murongo, kugira intego. Madamu wanjye arasapotinga, akunda ibyo nkora, akanshyigikira, akanyemerera kuba nshobora kuba nafata umwanya wo kwandika filime igihe nakabaye hari ikindi kintu wari ukwiriye gukora mu rugo yego. Akamenya ko ibyo ndimo gukora nta wundi mbikorera ari famille yanjye. Ubwo rero urumva byatumye mva muri ya fame yo kurara dupatinga urya show. Urumva desa bakoreye uhita uzirangiza ako kanya. Ubu ngubu ndakorera desa nkahita mvuga okay izi desa zizakora iki kizangirira akamaro mu gihe kizaza. Bitandukanye naho simvuze ngo murekere gupatinga kuko utabikoze n'ubundi ushatse ubikora ushaje. Retour d'âge bayita retour d'âge, subira inyuma. Ariko kuba narashatse hari icyo byanyongereyeho kuba strict ku kazi. Uravuze uti none se Clapton ntabwo bajya bakwambura banyambura amafaranga cyane cyangwa ukamuguriza akahita anakuraho phone. Ntabwo wanyambura kubera ko umuntu wubatse uguhita umuteza madamu uvuga ati none uri kumenya reka njye madamu ubundi horana impeta kugira ngo bonjour monsieur icyo uvuze umuyobozi ahita abona kubise aranakwizeye. Ubwo none se ubungu wabwira icyo abantu bajya baziyambika batanashatse. Ntabwo nakubitsa miliyoni 5 ngo mu gitondo kandi nambaye impeta ubizi ute? Iyo se ni iki? Iyi ngiyi ubizi ute ari iki ngiyi? None se Clapton nza nibaza cyane uri mu rugo cyangwa se mu zindi gahunda na madame ni gute ubasha kumwikarumana? Urabona umugabo n'umutware hari igihe uvuga uti mugore mwiza nuko bigomba kugenda ntago ari ukunguko kandi none se ko urusetsa bigenda bitubwo ngo guhita umwikarumana. Wajya kuzana imikino ku mudamu yacyagenda ubu uri serious ntago ahita amenya ko ari wowe. Ahubwo tuboneye kumusubiza Ramjani kabisa ndamusubiza. Definitely. Ramjani ni ameze nkanjye. Ngenda ciringa ndaderanja nshaka kumuderanja ngo nayicara mu ntebe ari seriye ariko ari nko kuri filime ahita muzana indi mood atarambe nko kumubyinisha nko gushaka kumuhagarara imbere mukingiriza kandi nta hantu ngiye nkomeza nikatisha mubangamira tu. Ariko ubusanzwe nyine kubera ko urugo nyine atari urugo atari imikino. Urugo bwarwo driving kuba seriye narwo. Okay. Ibikenewe mu rugo kugira ngo urugo rukomere ntabwo wabikinyuramo. Definitely. Ndumva ari kubikurikira babyumvise. Hagati aho ugize gutya ushyize hanze umuturanyi season 1 irarangiye season 2. Iyo gahunda ya season 2 niki cyatumye ugira izo mbaraga? Ni capitale nziza ufite nabo bakinyi bazakomeza baguha gahunda bimeze bite? Navuga ngo cyambere nakoze episode 36 nari maze kuva kuri lockdown ya mbere tuvuyemo mu rugo natangiye gusohora ama episode. Hanyuma ngendera kuruhuka nyine kuri filime zose ufata igihe cyo kuruhuka no kureba icyo wakosora. Nduhukaho n'ibyumweru 3 ubu byarangiye nakomerejeho. Rero ntabwo nayihagaritse wenda byo kubona nabonye ubundi bushobozi burenze ahubwo nashakaga improvement izitandukanye ni yari hari. Okay. Mbere barayikunze ariko nongere credibility nyine buryo consistency cyangwa se ibirimo by'ingenzi bireba ubone ko ari change. Ibyo rero nakoze muri season ya 2 ndi kugerageza kugira ngo abe filime nziza abanyarwanda bakunda. Ntabwo ari ya filime yo gushyiraho iminota ngo abantu bayikonsome ngo mbona amafaranga. Shaka filime ibe scene ariko ibe scene ubona ko irimo passion irimo kwitanga nta handi hantu dukura twikoramo
ya mu kwikora mu mufuka yego ibyo tubahereza ahanini n'ibyo tuba dushoboye hakaburaho n'ibindi uwaduhereza ubushobozi twakongeramo ariko ntekereza ko abari burebe season ya kabiri yasohotse uyu munsi hanyuma n'ababonye ubushize bazabonamo improvement ndetse n'abazabona season ya gatatu mu gihe kizaza bazasanga nanone bitandukanye zose zizaba zifite ayo episode 36. Okay. Hanyuma hano hanze hari abakinnyi bari kuza benshi, hari abari kugerageza gukora izo filme z'uruhererekane, filme zirangira, sinzi mbese nzigaye mbona filme zigiye zitandukanye. Wowe nk'umuntu bimazemo imyaka ufitemo experience uzi filme zo hanze zino, ubona niki kijegajega ko industry itari kuzamuka nk'uko ikwiriye kuzamuka muri cinema? Filme isaba ibintu byinshi. Nanjye nabyize ntangiye gukora yanjye. Najyaga nyoberwa impamvu ntaramenya ko filime ari sound. Umuntu ureba ntashaka kubyumva ko soundtrack ari filime. Big up to Miguel behind the camera. Arabyumva cyane. Ngo filime ko yabisa neza kose. Ntuyihe sound. Na ya yindi y'Inyamerika ahita ubona ikintu kiguramo. Cya kintu ujya wumva ubona ukumva. Ibintu ngo jijije wenda hajemo ibintu biteye ubwoba. Biriya bintu nibyo bigira filime. Kuvuga ngo sound nziza ni filime. Ibyo gukamera by'ubwo nabirenze kuko byo gukamera byo barabizi ngo gufata kamera ugafata abantu barimo barakina. Murabyumva. Ariko ugenda ukosora natangiye nta subtitle, mfite subtitle. Umunyamahanga kumubaza bati ninde ihe filime ikunzwe mu Rwanda. Bagiyeho akaba abuze ikintu akuramo. Ariko yasanze ari subtitle. Arasoma akamenya ibyo ari byo. Akamenya. Nanjye natangiye gutyo sekara. Kuyatinda kara ishobora kuba abantu ushaka kureba izo subtitles izo soundtracks nyine ngenda ngerageza gushakamo gukora ka innovation nyine ku buryo biva muri bantu bavuga ngo dukina amatheatre at least bashobora kuba bashyiraho filime yacu bakora hajya menya Philippine bakabona itandukanye bajya banabimenya ko bure iriya kamera ibafata uburyo barango iyi kamera ni nziza ya kamera ahantu itunze burya naho haba hari itandukanye hano ni mu Rwanda ari na Philippine n'ahandi henshi klima n'ahantu bari gukorera iyi kamera isetingiye mu Bwongereza ukaza ugashutingira hano bigusaba ko hindura settings nige barabyumva cyane. Hanyuma hari abantu benshi cyane bari gushaka kwigana niko navuga cyangwa se bagashaka gukora ibyo wakoze. Abo bantu wababwira iki? Abantu bari gushaka kumva ko bose baba abakinnyi ba filime. Umuntu wese ubajije se ubundi nsibanga imyaka ishize abantu bose bari barabaye abamodo. Umuntu wese ubajije ati ngende umumodo no hari n'utaruzi no kubivuga akavuga ati ngende fashion. Akavuga ati fashion it's sinzi ukuntu nabivuga. There is ni nko bavuga ngo ndi hip hop hip hop is a culture. Sinzi nimba kubyumva ukuntu ndi gushaka kubivuga. Abantu bose bari kwita ati ndi umunyarwenya, ubyutse wese mu gitondo ndi umunyarwenya, ubyutse mu gitondo ati nanjye ndi umukinnyi. Abo bantu wababwira iki nk'umuntu ubizobereyemo uzi ukuntu bivuna ubemazemo igihe? Nababwira ngo cyane barakubuka batekereza wiba umunyarwenya kubera ko urayibona wabishobora barahari Okay. Ukabona ibintu ukora yabikora. Wamuzana ukabona ibintu ari gukora we yabonye ubikora ababona byoroshye ariko ntabwo bazi ko kamera uburyo reaction ukora imbere ya kamera zitandukanye. We wenda washinye muri filime mpuzamahanga wabonye ko scene imwe yonyine mushaka kuyikora umunsi umwe. Cyane face expression bakakubwira ibintu ukora bikakunanira ubireba gute none si ibintu nije gute. Nyambibona ifoto ingora buriya muri acting ikintu kingora ni ifoto muri zino za publicity burambwira ngakina ariko iyo twagiye muri shooting y'amafoto azajya ku cyapa man ifoto iranzonga kuko ifoto isobanura ikintu umuntu agomba kureba ifoto akabonamo cya kintu barimo kwamamaza bari kuvuga runaka Umuntu umuntu ashaka kuyibona imanitse ku cyapa akavuga ati bino bintu nabikora ariko ntazi imvune zabyo ntazi uburyo ifoto isomeka umuntu ayisoma. Rero nababwira ngo bafate umwanya wabo kuko babanze barebe impano bifite mu niyi kwanza bivuga ngo ngiye niyumvamo impano ntabwo yumvamo impano umuntu yiyumvamo impano ufite ntabwo nyizi ni wowe uzayumvamo undi muntu ukurebye inyuma. Okay.
ahubwo wowe icyo kintu nakita ubifitemo wenda nk'ubushake se numva mfite confidence cyangwa sinzi ukuntu ubushake kwifuza nizeye neza ko nushyira muri filime yawe nzakina neza ko njye mfite impano wabikuye kuri iyo filime ndabyumva ko njye nyine bwa mbere nareze imitsi nananiwe gukina kubera ko hari abantu gusa urabona iyo hari abantu hari ikintu abantu batagira niyo mpamvu nemera umuntu wese uzakuvuga ngo yakinye theatre umuhanga muri acting kuko yakinye hari abantu benshi imbere y'abantu benshi umuntu uzahamagara hari abantu bashungereye nka 30 twabaye amacini ikindi cy'akagikina ari umuhanga ikizami cya mbere ni ukumenya kwirengagiza abantu bari kureba audience ugakina umuntu ukubonye ntabone ko hafi hari abantu rero iyo icyo kintu ako kantu kakiri uba ugifitemo ikibazo rero bafata umwanya babanze bamenye umuhamagaro wabo bivuga ngo kuri runaka yabikoze ngo nawe niba ari umupira ukiri muto gerageza ibyo ni umupira niba ari gukina filime yes nawe wabikora nanjye niyumvishijemo impano yo kuba naririmba cyangwa se kuba nakina filime kuko natangiye kubikina mu rusengero mutoya nakuze ari byo mbamo ariko sinize ngo ndabishoboye ahubwo abantu mwe babimbonye no kuya mufata umugambi wo kuba umunyarwenya ngewe n'usanzwe bavuga ati nyamara wabishobora narababwiye ngo ngewe ko nabonye hanze abantu ngo batunzwe no gusetsa abantu ngo bari mu Rwanda sinabiba byo arambwira bati n'ubundi se kubusa uruvuga uri ruvuga ubusa ngo twakubuza gukorera amafaranga kubera kandi uri kuvuga ibi ubaye bubyara amafaranga wawe ukora rwose ndabikora ntangira nubwo twamenyanaga struggle yawe bitanu bya transport mukabigabana muri nka babiri ukavuga uti wow Imana ishimwe mbonye platform yaho mpagarara true ariko for now umuntu atangiye gusanga biva mu kwihangana bikabona muri discipline hari benshi bazimiye hari benshi twatangiye tugenda haza aho bari discipline creativity udafite creativity nanone ntukura uguma aho ngaho ubu umustar ko nturengaho ntabwo urengaho ngo akora ko ntabwo uzigira ikindi kintu babyumve cyane hanyuma Clapton ravuze uti ibijyanye no kuzamuka no kwihangana discipline n'ibindi hari movement wabutegura gukorera urundi rubyiruko kuko nje mbivuga nk'uri muri urwo rubyiruko hari n'abandi benshi bari kudukurikira hari abana bari kuzamuka bari mu ishuri bataranatekereza icyo bazakora mu buzima hari nka movement uvuga uti nje nzashinga ntago navuga wenda nk'ishuri cyangwa iki hari nka projet ya long term cyangwa se ya legacy nk'uko ari umurage uvuga uti nje nka Clapton Kibonke nzabikorera abandi cyangiye kubikorera abandi yangiwe muri gahunda yanjye nzazamura impano bishoboka no muri projet zanjye nyinshi uzasanga nkakoresha bamaze kumenyekana ngiye mfata umuntu kuva kuri zero akaba umuntu zero to hero nibyo nkunda ubu ngubu ndacyakina ariko navuga ko umuturanyi niyo projet ya mbere nakoze nkoresha amafaranga yanjye aza producer bivuze ngo iyo ntangiye kuba producer igisigaye ni iki ni ukugura production house no different productions zikaraninga atari uko njye mpari cokoze murabyumva cyageze mu report bite okay fine ndaje nzahaca mwebwe ko muri hasi cyane mwakwigiye kuri aba ngaba ibyo ndakora muri series true that's a good thing nkeka ko n'abantu benshi cyane bari kureba bakugana ese hari abantu ujya wisunganishwa avuga uti abangaba baramfasha muri gahunda zanjye cyangwa ubikora wowe uri solo ukavuga uti njyewe ndabyimenyera byose nibipfa bipfe nibikoreka bikoreke byose bindi ku mutwe ariko ndi na cooperative nganira n'abakinnyi banjye nganira na production banjye idea ariyo yose ari nziza ndayakira ntabwo njya nkumfilima ibintu byanjye nemera ko umutwe wanjye ikintu wamfasha ari ugusara gusa true aho ngaho nasara njyenyine nka gusa ariko ku bijyanye na creativity ibijyanye no kureba ikindi kintu twakora wowe ushobora kuba uri umukinnyi ukambwira uburyo bibona nkagutega amatwi nkakoresha ubwonko bwanjye nkasanga icyo kintu nta ngaruka gifite iyo nsanze nta ngaruka turagikora nta kibazo ibyo byo ni nabwo ubuzima mbamo nkora script ikarangira twajya nko gukina akaza akanyangurira ngo none se uko wavuze ko duturuka ko mba ndi direct uko wavuze ko nturuka hariya uwaturuka hano ahubwo hariya nahagera hariya nkikubita hasi
nkabishyira mu nyurabwenge yanjye usanga bishobora uri flexible muri make. That's amazing. Hanyuma Clapton uri umusitari ntago ari ibanga, ese haba ari nk'umuntu uvuga uti mu Rwanda mureberaho nkavuga ni he or she is my role model, cyangwa se umwe wireberamo niko nabyita? Mu Rwanda buri umwe afite icyo anyigisha, ntawe n'umwe uri specific uvuga uti n'uyu, muri buri sector urareba? Buri muri sector ufite ikintu nigira kuri buri muhanzi. Benshi ni abashuti banjye ariko buriya wigira ku nshuti yawe ko niyo uzi cyane. Niyiziho ku bintu bijyanye no kubahiriza igihe, kuko arabona agiye mbona bandusha bagiye ko njye natangiye mfite icyo kibazo cyo kugendera ubundi ngewe imbere ukuntu ari inteye. Niba ngiye gukora ikintu mu isaha imwe nabaga ndyamye iyo saha iburi minota 10 nkajya muri dushe, bigatuma nkera African time nashaka kubitagetinga bikarangira wenda rompoye cyangwa se ikindi kintu gitumye nkererwa. Ariko ubu namenye ko aho kugira ngo nkererwe nahagera mbere. Ujye gura nakagusanga. Namenye ko iyo ngiye gukererwa yeskiza avuga ko ndi gukererwa kubera impamvu itantutse nka n'ubu uranyemeje dore nje nsanga wahageze. N'ahantu henshi niyo ngiye gukererwa mbibona ko ndi gukererwa kuko bizi ibinyabiziga ukurikira bikora. Ngenda bikubwira kugira ngo tutaza guhura icyo tugiye gukora tugikoresha umujinya cyangwa wabohotse. Ibyo bintu ubireba nawe abyigireho kabisa, nanjye no munsi mbyigiyeho sinzongera utazansanga ndahanga. Niba nawe bifite niko twiga. Buriya ari inshuti yanjye, buriya Gracie ni inshuti yanjye, Papa Sava yego mwigiraho ikintu cyo gukora. Urabona ukuntu twe dusevinga amafaranga ngo ejo hazaza, we asevinga ibikorwa. Ni ukuvuga from now ashobora kuba afite nka episode izasohoka mu kwa gatanu. We atekereza ko hashobora kuba ikintu gishobora gutuma adakora, agakora mbere. Ibyo bintu rero ndi kwiga ubu nibyo ndimo kwiga iyo system. Mfite ama episode menshi y'umuturanyi nakoze ariko ntabwo nireferaho kuko mbere nakoraga muri iki cyumweru izasohoka mu ariko ubu mfite stock. Kubera iki ko duhorana tuganiye arambwira tumane ashobora kongeraho ibyumweru 2 bakadushyira muri guma mu rugo. Mutumaramo ukwezi uzaba ufite iki? That's amazing. Stock y'ibikorwa, save products or services, I don't know. No gukora ikintu cyazagutunga. Ese ndamutse nk'ubu ntangiye mu bitaro ukaba utabasha no gukina. Nkaba ntabasha gukina. Ese ibikorwa byanjye ni ngombwa ko nzabwira buri muntu wese ukurikira filime ngo simpari narwaye. Oya, filime igomba gusohoka kurwara ntibibe ikibazo cyiyopuje. Kandi urumva harimo isomo rikomeye cyane. Uvuga ngo nukuvuga ngo iyo usohora episode ari ukwikinye uri muri risk, ushobora no kutarwara, ushobora no kugira ikindi kibazo cy'umuryango. Kandi si ngombwa ko buri munyarwanda wese amenya ikibazo ko wagize iki. Kakano respect to Gracie nimba no kudukurikira, respect to him. Undi muntu ni Tom Close, we ntabwo tuziranye turahura bisanzwe, ariko we ntabwo tuziranye cyane nk'inshuti nk'uko Gracie tuzifite. Ariko icyo namwigiyeho nuko njya gutangira ubuhanzi yambereye urugero rwiza ku babyeyi bakanyemerera kujya mu buhanzi kuko ubuhanzi atari ukubikirana. Ndabyumva. Ugiye kunywa ibimogi ubu ngubu, ugiye kugira ute wangirike ibiki byose. Si umuhanzi se saririmba. Definitely. Ikintu gihindura ariko ntago akizi. Bivuze ngo ikintu cyose uri kuri kamera abantu benshi bakureba. Icyo nanjye nshaka nzaba umunyarwenya, nzaciba umukinnyi wa filime abandi batoya bazareberaho ababyeyi babo bakambonamo uwo bareberaho abandi. Umwana namubwira ati ngiye gukina comedy azarebe azavuga ati ushaka kumera nka Clapton. Ntibibe cya kintu cyo kuvuga ngo nawe ugiye kuba nka Clapton. Azavuga ati ushaka kumera nka Clapton. That's amazing. Yeah, Clapton, thank you so much. Hanyuma twenda kugana ku musozo, hari abantu benshi cyane bajye bibaza bati se
daily routine yawe apa yuko urebera kuri ibyo bintu bizima by'abandi cyangwa se kuvuga uti ndashaka kugira ahantu heza, daily routine yawe ni iyihe as Clapton? Wavuga uti n'undi yayigendera wenda akagira hagera ni ukugira gahunda y'umunsi ikomeze ngewe nijoro ngiye kuryama gahunda y'umunsi ukurikiraho. Ubu none ahangaha iyi interview iranditse nimara kuyisoza ndavivura urumva bite ndeba nsange handitseho ngo sambusa, menye ko ngomba guca kuri supermarket sambusa. Iyo mbonye muri notebook yanjye ya telefone iyi gahunda y'umunsi irangiye nibwo nerekeza mu rugo. Iyo itararangira niyo mpamvu ubonye tugiye gutangira interview ntanze telefone yanjye kugira ngo bagire ibyo barebe ibyo bohereza. Biba biri muri gahunda y'umunsi ariko amasaha y'akazi agiye kurangira bigomba kurara birangiye. Icyo bimfasha ni iki? Iyo bwije ndavuga ngo nakoze iki, nasanga ari cyo nakoze noneho n'amazi nkayagura ariko nkamenya ngo nakoze, cyangwa se nkanaseka n'umwana wanjye nkakina nyine ijoro rikaba iryo kwishimisha. Kubera iki? Ndabizi neza ko nageze gute nakoze. Ese uyu munsi nafite post zingahe zo kwamamaza wenda contract ibyo ngomba. Ibyo bintu bimfasha kumenya abantu nagiye mpereza promise ko nzabakorera inshinga, ko bakorera ibyo bagusabye bikora neza. Definitely ukora plan yawe y'umunsi mu gihe cy'umweru nkuko wavuga ute 5 nzajya mbika 5 ku munsi mu cyumweru ahitaba amafaranga menshi. No muri gahunda nuko bigenda, ariko iyo ukomeje iyo utabyanditse uravuga uti nzabikora ejo ukaryama, nzabikora ejo cyangwa kigashira kikaba kibaranuka. That's legacy. I even think ikibazo cya nyuma dusoza, hari abakobwa bagukunda hano hanze Clapton nubwo washatse ntago babura pe, uvuga ati ngenda ndi kurota Clapton nta kundi nabigenza ndetse mbigire umufasha nagira ate uwo muntu kurota byuke. Abasore bo bagukunda bo. Abasore bo rwose bakore subscribe. Umusore umuntu akore subscribe. Message ufite wavuga ya nyuma cyangwa se ubutumwa runaka waba? Season ya kabiri y'umuturanyi yagezeho kuri YouTube channel ya Clapton Kibonke. Bakore subscribe kabisa, baduhe ibitekerezo. Ngewe nkunda comments, ndi wa muntu ubwira ikibi cyambayeho nkishima, ntabwo ndi wa muntu ubwira nkagufata nkaho uri guhangana. Abahangana nanjye bo barahari ariko bo baravunika cyane, babihakaza ariko iyo bikoze ari nko comment ari nko kunshyigikira ndabibona. Ari nayo mpamvu yatangiye gusohoka kabiri mu cyumweru no mu ibitekerezo byabo. Ikintu cya mbere kinyemeza ko filime yabaye nziza ni iyo bakubwiye ngo filime yawe ni ngufi buryo yabaye nziza bararyoshye. Ariko iyo filime yawe bakubwira bati ukabona comment ariho kwamamaza bya bindi ngo waba ufite indwara z'ahangaha ucika intege mu gihe cyo gutera akabari, umenya ko iyo yawe itameze neza. Arakoze cyane Clapton, mwabyumviye umuturanyi ari hanze. Umuturanyi ari hanze episode zigiye gusohoka ari nyinshi cyane, mubona ko ari season 2 turi kumwe na Clapton Kibonke, umusore munini cyane, umupapa munini cyane. Yabibwiriye ati menya famille yawe ita kuri gahunda zawe z'umunsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbibutsa ko it's all about legacy, no murage turi gusiga hano mu Rwanda no kwisi hose. Mwe muri kumwe nanjye Albina Sini, Queen of the Mic, the good girl in the city. Niba utarakanda subscribe bikora aka kanya, like, comment, share, utubwire uko byumva cause it's all about love and legacy. Let's go.